Mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nanone ni ya saha tujya tuganira ku magambo y'Imana. Uyu ni umukozi w'Imana Frere Tuyisenge, nanone tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Rero mbanje kukwifuriza ibihe byiza muri Yesu Kristo, wewe wamaze kumwakira, weho umwemera, weho umukunda. Ariko nawe umushidikanyaho, dufite ubuhamya bw'uko uwo Yesu ari umwami n'umukiza. Dufite ubuhamya bw'uko uwo Yesu agira neza, kuko ni umunyembaraga kandi ni intwari. Rero nifuje ko twaganira ku magambo y'Imana, aho dusoma mu gitabo cy'Imigani ibice 16 umurongo wa 7. Umutwe w'amagambo nshaka ko tuganiraho uyu munsi nawise ngo imigenzereze y'umwana w'umuntu. Aho mu migenzereze turasangamo amagambo agera nko muri 5. Nagerageje kuvuga amagambo mo nk'5. Mu migenzereze y'umuntu urabonamo imibereho, urabonamo imibanire, urabonamo imyitwarire, urabonamo imivugire, kandi urabonamo n'imikorere ya mwana wa muntu. Rero reka dusome iryo jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani ibice 16 umurongo waho wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Ushatse gusobanurira ijambo ngo imigenzereze y'umuntu, ngo iyo inejeje Uwiteka, ngo Uwiteka ntabwo abyihorera gusa, ngo ahubwo Uwiteka atuma wa muntu n'abamwangiraga ubusa n'abamurwanyaga, ngo yemera ko abo banzi b'uwo muntu baza bakuzura nawe, ngo kubera yuko uwo muntu mu buryo bw'imyitwarire ye byabashije kunezeza Uwiteka. Mu by'ukuri mwene data, turi kuganira aya magambo y'Imana kuri uyu munsi, twese turi umugambi w'Imana, turi umushinga w'Imana, kuko ababyemera n'abatabyemera, ariko twese dusoma mu bitabo bigiye bitandukanye, tubona ko hari igihe kimwe Imana yigeze irema umuntu. Tubona ko hari igihe kimwe Imana yavuze ngo iyi si nibeho, kandi ngo ikamanuka, yarangiza igatoba kondo, yarangiza ikarema umwana w'umuntu. Ariko Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi cyane, ni Imana y'ubushobozi bwinshi cyane, ni Imana y'ububasha mu buryo butangaje, ku buryo yemeye yuko uwo mwana w'umuntu Imana izikaganira nawe, Imana izikamubitsa amabanga akomeye. Ibaze nawe, mu yandi magambo, Imana imaze kurema, tekereza nk'aho nawe waba umaze kubaka inzu, warangiza ukavuga ngo wanzuwe, ngo ibiti byose muteye aho ngaho byita izina, wanzuwe, ibyo byose biri aho ngaho ndabiguhaye byiyoborere. Ntabwo bikunda kubaho. Natwe ubwacu ibyo twagerageje gusa nk'aho dukora, ibyo twagerageje gusa nk'aho turema, ntabwo tujya twemera ko tubiha ububasha cyangwa tubiha ubushobozi. Yewe n'ababasha kurema aya marobo bakora, igitondo kimwe baba bibaza ati ese umunsi byatunaniye kuyakontorora, yewe umunsi byatunaniye kubigenzura, ugasanga biteye ubwo. Ariko Imana yo mu mbaraga zayo, mu bubasha bwayo, mu bushobozi bwayo, yemera yuko umwana w'umuntu ikimara kumurema ikamuhumekeramo umwuka wayo, iravuga ngo ndagukaye, tegeka byose. Ngo nuko inyamaswa atangira kuzita amazina. Yaba ari intare yarushaga imbaraga umwana w'umuntu inamuteye ubwoba, ngo akavuga ngo uri intare. Yakwitegereza udusimba dusuzugute, ngo uri imbwa. Buri kintu cyose akakimenyera izina ryacyo, kandi Imana ntigire ikibihinduraho. N'ibiti n'ibindi byinshi cyane. Rero uwo muntu, uburyo bwo imibereho ye cyangwa uburyo bwo kubaho kwe, ngo hari igihe bishobora kubabaza Imana cyangwa se bikayinezeza. Rero iri jambo tuvuze mu gitabo cy'Imigani, ijambo riratubwiye mu Migani 16:7 ngo iyi migenzereze, ni ukuvuga ngo muri iyi migenzereze nageragejemo amagambo 5. Yewe n'undi ashaka gucaguramo n'andi arenze, akavugayo arenze ayo ngayo 5. Ariko ngewe nivugiye 5. Irya mbere, mu migenzereze y'umwana w'umuntu nabonye habonekamo imibereho, uburyo umuntu abayeho, amanywa n'ijoro, igitondo n'umugoroba, kubaho kwa muntu, kugenda no kugaruka bya muntu, kuryama no kubyuka, kurya no kutarya. Imibereho y'umwana, umuntu abaye hate.
yewe ushobora no kubaza mwene so mumaze igihe kinini cya mwene nyoko n'andi moko n'abandi muba mudaherukana ko kanaka abayeho ati. Mu by'ukuri mu migenzereze ya buri munsi ushobora kubaza imibereho ye abayeho ate. Rero iri jambo ry'uburyo bw'imibereho ya muntu tukabona n'imibanire, tukabona n'imyitwarire, tukabona n'imivugire, tukabona n'imikorere. Rero imibereho y'umwana w'umuntu, umuntu ashobora kubaho uburyo bushobora guhesha Imana icyubahiro, umuntu ashobora kubaho mu buryo bushobora kunezeza Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu kandi ihabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ihabwa ikuzo, kandi komeze guhabwa icyubahiro uko bukeye n'uko bwije, amanywa n'ijoro. Iyi mibereho yacu mwene data iba igomba kunezeza Imana uko byagenda kose, yaba uburyo dushakisha ibidutunga, yaba uburyo tubana na bagenzi bacu, yaba uburyo tubana n'abaturanyi bacu, yaba uburyo tubana tuba tubereyeho abo duturanye mu kubasura, natwe badusura abarwayi kwa muganga. Uburyo bw'imibereho yawe, uburyo ubayeho, uburyo ushaka ibigutunga bigomba kunezeza Imana, cyangwa se utabigenzura uko byagenda kose ntibibashe kunezeza Imana. Mu gihe haba harimo guhemuka, mu gihe haba hatarimo kubanira abo muvukana cyangwa se abo mwashakanye cyangwa abo muturanye ngo ntubashe kubabanira neza, ibyo bikabasha kudanezeza Imana, ku buryo n'abo muturanye n'abo mubana n'abo mukorana bajya bavuga ngo uriya muntu imibereho ye irabangamye iteka. Wajyaho umuntu atuye ukavuga ngo uriya muntu ukuntu atuye birabangamye, biratubangamira. Amazi aturuka yo mu rugo atwoherezaho kandi abanuka, dore we ntabwo ahagirira isuku, haratubangamiye. Ugasanga imibereho y'uwo muntu, yewe hari n'aho mu midugudu no mu tugari no mu turere babasha kwimura mwene uwo muntu wagize iyo mibereho ye ibangamiye bagenzi be. Yewe uramutse umaze ukwezi utoga warangiza ukajya muri tagisi, iyo mibereho yawe ni uburenganzira bwe, nta n'uwenda kubikwaka, nta n'uwenda kubigira gute, ariko bakubwira ngo mwene data urimo uratubangamira kubera ubuzima bwawe ubayeho wabuhisemo, ariko ubutwara mu buryo bushobora kubangamira abandi. Rero uburyo mwene data, uburyo bw'imibereho yacu tuba tugomba gukoresha uko dushoboye ku buryo tubanirana, kugeza ku rugero n'Imana bishobora kwinezeza. Aha rero muri iyi mibereho yawe ukaba wabasha nabwo kunezezamo Imana. Iyi mibereho yawe Imana yitegereza muri gace kamwe ko mu migenzereze y'umuntu twavuzemo ibintu bigera nko muri 5. Iki ni ikintu cya mbere cy'imibereho yawe, ugakoresha uko ushoboye nabyo bikabasha kunezeza Imana. Uko bucye ukavuga ngo si uyu munsi imibereho yanjye yari imeze ite, ese mu mibereho yanjye ukuntu niriwe uyu munsi nabashije kunezeza Imana, ese aho nababaje mwene data namusabye imbabazi, ese aho naba nabangamiye mugenzi wanjye mu kubaho kwanjye kw'amasaha runaka, ku munsi runaka, kw'iminsi 30 runaka, ko mu mezi 6, ko mu mwaka, nasabye imbabazi kandi ubuzima bw'imibereho byanjye nkabasha kubuha gahunda. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo mucyahe abica gahunda. Ubuzima bw'imibereho, abantu babaho mu buzima bw'imibereho ye idafite agaciro, idafite intego, akora ibintu kuko igihe kigezwe, yahana n'abandi gahunda mu buzima bw'imibereho ye, ugasanga burajagaraye. Bibiliya iravuga ngo mwene abo ngabo mubacyahe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero igice cya kabiri cyangwa iri hame rya kabiri cyangwa ikinagerageje gukura mu migenzereze y'umwana w'umuntu, habonekamo imibanire. Mwene data, ni gute ubaniye bagenzi bawe? Ni gute ubaniye Imana yakuremye? Yego hari amadini menshi, yego hari byinshi abantu baba babivugaho, ariko se weho mu buryo ubaniye bagenzi bawe, yaba muvukana, yaba mufite icyo mupfana cyangwa mudafite icyo mupfana, ese ubabaniye ute? Rero uburyo wabanira umuntu, uburyo wabanira bagenzi bawe biraza kwisanga mu buryo bw'imigenzereze. Ushobora kubanira bagenzi bawe. Inshuti yanjye mwene data, hari bamwe mu bantu bagiye babanira bagenzi babo kugeza cy'ibyago bikomeye cyane, kugeza biba bibagoye, ugasanga abantu bahagurutse bakamejeje. Uzasoma inkuru za Doroka, uzasoma inkuru za Tabita, ngo Tabita umunsi umwe ngo ararwara ngo arapfa, ngo nuko amaze gupfa ngo abadamu bose, abagore bose, abapfakazi bose, imfubyi ngo zirahaguruka
ziragenda zibwira Petero zavuga ngo Petero tukuzi nk'umukozi w'Imana kandi wagendanaga na wa mugabo Yesu wakoraga iby'ubutwari wakoraga ibitangaza kandi ngo twumvishe ko mu izina rye mujya mukora ibitangaza rero nta kindi tugusabye ntabwo tugusabye imyenda uriya mudamu yajyaga tudodera Tabita ntabwo tugusabye amafunguro yajyaga dufungurira ahubwo twe turashaka kugarura ubuzima bwe. Imana yacu ishimwe cyane uburyo ubanira mu bagenzi bawe uburyo ubanira abandi bose uburyo umuntu mugendanye cyangwa warangiza ukagira uburyo umubani mwene data ni ikintu gikomeye cyane. Uzumva no muri ubu buzima busanzwe uzajya kumva bamwe ngo kana kuriya ntago azi kubanirana cyangwa wumve umwe abwiye undi ngo mwene data hano umbaniye nabi cyangwa wumve no kuri telefone amagaye nyamara uko nguko urandenganije ntago umbani ushatse wambanira ukamfasha ukangirira neza. Bivuze uko rero uburyo bw'imibani yacu ukubana na bagenzi bacu nabyo bifite ikintu bivuze mwene data. Ariho hantu naje gusanga migenzekерeze kuko ugenzekereje umuntu neza ukamubanira Yesu ashimwe cyane Imana yacu habwa icyubahiro ukamubana kugeza ubwo Uwiteka mu ijuru avuga ngo uriya muntu azi kubana na bagenzi be ngo uriya murebe twigeze twumva no muri biriya bikorwa by'amamisi n'abari hose bajya ngo mu ngendo zigiye zitandukanye ugasanga abantu ari groupe runaka cyangwa abantu ari ikigo runaka ugasanga batuyemo umuntu uzi kubanira kurusha abandi ugasanga hari umuntu wakunzwe n'abandi kuruta abandi kandi ugasanga ntabwo abantu bari bateraniye aho ngaho bitewe n'umubare wari uhari bose ntabwo bavuze ngo twese turabinganya 100% ahubwo harimo umwe bakuyemo harimo umwe batoranije. Bivuze ko ibi bintu ari ikintu cy'ingirakamaro cyane bivuze ko ari ikintu cyo guharanira kandi bivuze ko ari ikintu cyo gushakisha bivuze ko ari ikintu cyo kwitaho yewe waba utaragifite ukambaza Imana ukabwira Imana nyambika imbaraga kugira ngo mbashe kubanira bene data mwene data. Ijambo ryaratubwiye ngo ineza y'umuntu ngo nimutera gukundwa ineza y'uwo muntu yakoze ngo niyo yonyine yamutera gukundwa. Rero iyi neza ugira mu buryo bw'imibanire y'abagenzi byagutera gukundwa mwene data. Ijambo bya gatatu ni uburyo bw'imyitwarire. Ese iyo umaze gukorana n'umuntu umwitwayeho gute? Imana yacu ishimwe cyane. Ese iyo umaze kugendana n'umuntu ku rugendo urwo rugendo namuza gutandukana avuga ko byagenze gute aravuga ko wamwitwayeho gute ese mugihura wamwitwayeho gute? Uburyo bw'imyitwarire nabyo ni uburyo busobanutse cyane. Kanaka ese ko mumuzi uriya kanaka yitwara gute? Uburyo bw'imyitwarire nuvuga ngo uko ubyuka uko ugenda uho ukora aho ugenda hose wihitwara ute mwene data? Ese waba warigize ikigomeke? Ese waba warigeze inakoreka inagirwa inama? Uburyo bw'imyitwarire dubona muri iri jambo mu migenzekерeze Uwiteka abyitegereza agasanga imyitwarire yawe iragayitse. Yewe harimo n'abami Uwiteka agenda agahiteza nko muri bakuru ba Dawidi yaba ari muri Sawuli ngo namurebye ndamureba nsanga iyi myitwarire rwose wapi nta kigenda nsanga iyi myitwarire nta kintu yageraho. Uzasanga muri biriya abantu benshi cyane ijambo rigenda rivuga ku buryo bw'imyitwarire kandi natwe mu bundi buzima busanzwe usanga turi kuvuga ngo nyamara uriya umwana mwiza agira imyitwarire myiza muri bagenzi be yumva bagenzi be akunda gufasha akunda kugira neza nuko afite imyitwarire myiza turamuhamiriza. Mwene data nakwifuriza kugira imyitwarire myiza nakwifuriza uburyo bwo kwitwara kugeza ku rwego biguha ubuhamya bwiza nibwo uzagira imigenzekерeze myiza nibwo imigenzekерeze yawe izabasha kunezeza Uwiteka. Ijambo rya kane twavuga imivugire twavuga amagambo bwo bwakwira bugacya. Ese ijambo uvuga ijambo ryo ku ruhe rwego? Yewe hari n'akagani bakunda guca ngo ijambo rigucitse rikagwa hasi ngo riba rimeze nk'amata amenetse mwana amata amenetse hasi ngo abasha gutera isazi. Rero iyi mivugire y'umuntu kanaka avuga gute? Mu yandi magambo uburyo bw'imivugire y'umuntu bibasha no kugaragaza uwo ari we. Wumvishije ijambo umuntu ari kuvuga utuvuga ngo umuntu ni umunyabwenge cyangwa akumva ijambo umuntu ari kuvuga ukavuga ngo uyu muntu nta bwenge afite cyangwa ugasanga handi mu yandi makariti amwe n'abacu duce n'utundi ugasanga ari abantu bishe ngo nibavugirishe ni ukuvuga ngo avuga ibyo abonye byose
ese imivugire yawe yabasha kunezeza Uwiteka? Ese imivugire yawe muri rubanda babasha kuyishima? Ese ntabwo bakubitse ibanga nurangiza batindwe no kuhava nawe urangize urivuge? Twavuga amagambo, twavuga byinshi cyane, ariko uburyo bw'imivugire, kubaha buri wese, kubaha uwuruta n'ukuruta mu buryo bw'imivugire, kuvuga tudatontoma nabyo biboneka mu buryo bw'imigenzereze. Ese ugenza ute iyo wumbuye umunwa? Ugenza ute mwene data? Ese wari uzi ko Imana iri mu ijuru ibyo byose ibyitaho? Ijambo rya gatanu, uburyo bw'imikorere, imikorere y'ibyo dukora. Ese dukora gute bene data? dukorana gute? Ese ntabwo tubavunisha, ntabwo turi abanebwe? Ese turi abanyembaraga mu byo dukora? Ese yaba abandi twita ngo turakorera Imana turi abanyamurava cyangwa turi abanebwe? Uburyo bw'imikorere yacu, ibyo dukora tukabishyira, ijambo ryatubwiye ngo icyo werekeje amaboko ngo uzagikorere umwete, uzagikorana imbaraga zawe zose. Iyi migenzereze yacu dukora niyo ijambo ryatubwiye mu Migani 16 ngo iyi migenzereze y'umwana w'umuntu inejeje Uwiteka. Iyo umuntu yagize imibereho, akagira imibanire n'imyitwarire n'imivugire n'imikorere, ibyo byose binejeje, biba ari ibinezeza rubanda, biba ari ibinezeza abaturanyi, biramutse biba ari ibinezeza abavandimwe, biba ari ibinezeza yewe inshuti zose, abantu bose. Ibi byose ndahamya yuko mwene data nayo imigenzereze yawe harimo ibyo byose bishimwa byabasha kunezeza Uwiteka. Rero ahangaha Imana ikintu cya mbere ihemba uyu muntu, ihemba umuntu wagize imigenzereze myiza, ngo ikintu cya mbere imuhemba ngo iravuga ngo abanzi bakwangaga kubera yuko babaniye neza, kubera ko imibereho yawe ari myiza, imibanire yawe akaba ari myiza, imyitwarire yawe akaba ari myiza, imivugire yawe akaba ari myiza, imikorere yawe akaba ari myiza. Ntabwo ukwiye kugira abanzi wewe. Imana yacu ishimwe cyane. Wakwibaza ate ariko ko Uwiteka ahemba uyu muntu witwaye neza, njye nkaba nagira abanzi? Aramutse avuze ngo yemeye ko abanzi banjye bacudika nanjye kandi njyewe nta banzi ngira, byagenda gute? Wakwibaza yuko nta bantu babaho hari nta banzi bagira? Ibyo wabibaza, gusa biragoye nanone. Ntabwo waba uri ku rugamba rw'imibereho yawe, urwana n'ubuzima bwa buri munsi, ugundagurana, ufite imibanire myiza, abandi bafite imico n'ingeso, ufite imyitwarire yo kugirira neza bose, ufite imivugire mizima n'imikorere myiza, ngo uzabura abanzi b'ibyo byiza? Biragoye cyane, kuko uramutse ufite ibi bintu byose maze kuvuga, warangiza ugasanga nta banzi ufite. Biragoye kandi biraruhanije. Ariko umva uko ijambo ryatubwiye, Zaburi 25 umurongo wa mbere, ijambo ravuga ngo Uwiteka niwe ncurira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye be kunyishima hejuru. Umurongo wa gatatu, ngo siko bizahora mu mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ngo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Ahangaha niho mbona ku migenzereze, niho nshaka aka kantu k'ingingo ku murongo wa 4, ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, ngo unyigishe imigenzereze yawe. Mu by'ukuri imigenzereze yacu ni yaba mizima, tutabashije kwiyunga Uwiteka, tuzamuze twiyunze umwami w'abami, tutaranze twiyunze Uwiteka ngo abashe kutuyobora mu migenzereze yacu. Utambaje Imana y'agakiza, utambaje Uwiteka Imana, imibereho yawe byanze bikunze ntago yabinejeje, imibanire ntago yabinejeje, imyitwarire ntago yabinejeje, imivugire ntago yabinejeje, ndetse n'imikorere mwene data. Ariko ijambo riratubwira muri Zaburi 25 kuri umurongo wa 4, ngo Uwiteka nyereka inzira yawe, ngo unyigishe imigenzereze yawe. Naho ku murongo wa 8, ngo Uwiteka ni mwiza aratunganye. Iyo Mana itunganye ni iki wayimika kwiba ukagira Imana we? Ngo nicyo gituma ngo azigisha abanyabyaha inzira ze. Umurongo wa 9, ngo abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, ngo abicisha bugufi azabigisha inzira ze mu izina rya Yesu. Mwene data tuganira aya magambo, wicishije bugufi Uwiteka Imana ibasha kuguhera ubuntu, wicishije bugufi Uwiteka Imana ibasha kukugirira neza. Umwambaje ukamuga gusenga mu gitondo, ugasenga nimo ugahamagara Imana, ukavuga Mana erega imigenzereze yanjye ntabwo nzi ukuntu nayiyobora, ariko ni we wayambika imbaraga, kandi ari we wo kungororera, kandi ari we kunyibuka, kandi abanzi banjye bacudika nanjye kuko ari we ubitanga. Twirwa bituruhiriza bitavuna bitugoye,
twibata ababanzi banyanikira batwaye, yego ni abakozi ba Satani, abandi ni aba Satani babanja kukwangira ubusa, ariko wegira imigenzekereze, waba ufite abanzi, waba ufite abakwangira ubusa, waba ufite bamwe mutumvikana, wegira imigenzekereze yawe maze inezeze Uwiteka, ukora uko ushoboye cyane, imigenzekereze yawe inezeze Uwiteka, yaba uburyo ubayeho, yaba uburyo ubaniye bagenzi bawe, mu myitwarire, mu mivugire no mu mikorere, weho ubigenzure kandi ubikorane umwete, ubundi imigenzekereze yawe ninezeze Uwiteka, abo banzi bawe nta kindi wowe ufite wabakorera. Dawidi yaravuze ngo Mana ngo ubashyire ku ibuye abanyangira ubusa, nurangiza ubahonde, sinakugira inama gusenga isengesho nk'iryo, ahubwo wegira imigenzekereze yawe, uhamagara Imana mu buryo bw'imigenzekereze yawe, mu buryo bw'ibyo ukora, mu buryo bw'uburyo witwara, Imana izabasha kuguhindura abo banzi bawe bakugarukire, ku ijambo rivuga ngo bazakugarukira ntuzabagarukira. Hari irindi jambo nanone rivuga muri Gutegeka kwa 20:27 ngo dore bazaterana banyura inzira imwe, ngo ariko ngisinye uzaba bateranije, ngo ariko ngiye nugira umwete wo kunyumvira, dore nzabatatanyiriza mu nzira 7, babasha rero kukwangira ubusa mwene data. Ariko nta rindi banga isunga Imana, nta rindi banga egera Imana, nta rindi banga hamagara Imana mu buzima bwawe, nta rindi banga hamagara Uwiteka, niwe wenyine wabasha kubihindura, niwe wabasha kugutunganyiriza inzira z'ibyo ucamo mwene data. Ndimo ndasoza, wakire neza ijambo ry'Imana. Ndakwinginga mwene data, reka imigenzekereze yacu ibashe guhinduka, imigenzekereze yacu ibashe gukorera Imana. Ubuzima ubayemo, imibereho ubayemo, hanga amaso Uwiteka, ubura amaso uvuge ngo Uwiteka, kuva uyu munsi ndifuza yuko imigenzekereze yanjye yajya ikunezeza, kuko njye ubwanjye nta na kimwe nakwishoboza, ariko ijambo ryawe ryambwiye muri Zaburi 25:4 ngo Uwiteka niwe ujya wereka inzira, yarangiza akatwigisha imigenzekereze yacu, niwe ubasha kugira ikintu akora. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ubundi Imana twe yaraturetse iravuga ngo genda mu isi, ngo wayo ubasha genda wita ibingi, ngo wabasha genda ukora ibingi, ariko nzabigenzura. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nanone ikadusigira ni mahirwe, ikavuga ngo nunyambaza ku munsi w'amakuba no kwibyago, numpamagara, nsaba ubufasha, nzabuguha. Mwene data, ndakwifuriza kwiyunga n'Uwiteka. Ese waba waramaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Ndakwifuriza ko wakwiyunga n'ubwami bw'Imana, wakwiyunga n'ububasha bw'Imana, wakwiyunga n'iyakuremye, wakwiyunga n'iyahanze isi nawe ikaguhanga ukaba ikibumbano cyayo. Rero nta rindi banga, ubwo mu bihe bya kera, nashaka kuvuga mu biriya bihe abantu biyungishwaga n'amaraso, ari uko Adamu amaze gukora icyaha na Eva, iyi nyamaswa yarapfuye kugira ngo haboneke amaraso ameneka ku bw'ibyaha byabashaga gutwikira, amaraso yabashaga gutwikira ibyaha. Ariko Yesu Kristo wenyine yadutambiye igitambo cy'umwana w'intama w'Imana, apfira ibyaha byacu kugira ngo ibyaha byacu bidatwikirwa, ahubwo ibyaha byacu bikurweho. Iyo wemereye Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza wawe, ntabwo ibyaha byawe bitwikirwa, ahubwo ibyaha byawe bikurwaho. Rero ndakwinginga, ese waba waramaze kwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ukaba wiyumva mu bana b'ubwami bw'Imana, ukaba wiyumva mu bana b'ubushobozi bw'Isumba byose, uramutse ubaye utaramwakira, ukaba izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo, nta kindi bigusaba. Ijambo riratubwira ngo abamwemeye bose, Yohana 1:12, ngo abamwemeye bose, Yohana 1:10, ngo abamwemeye bose, ngo yabahaye ububasha, abaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kumwemera rero nta rindi banga, ni ukwatura. Rero ndagira ngo muri aka kanya usuremo amagambo ngiye kuvuga, wandikishe izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo, wandikishe izina ryawe mu gitabo cy'abana b'ubwami. Subiramo aya magambo ngo Mwami Yesu, nciye bugufi imbere yawe, ndakwakiriye, mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, zura imibereho yanjye, zura ubuzima bwanjye, mazina yanjye yandukure mu gitabo cy'urupfu, mazina yanjye yandukure mu gitabo cya Satani, mazina yanjye yandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi sinkiri uwa Satani, kuva uyu munsi mbaye umwana w'ubwami, kuva uyu munsi mbaye umwe mu bana b'Imana Isumba byose, kugira ngo mpindurwe mushya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kandi Imana ijya ibana nawe amanywa n'ijoro.
Mwami urakoze ko wumvishije gusenga ko wari uduteze amatwi kandi usubiyemo aya magambo unyemerera amazina yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Reka tumusengere mu izina rya Yesu. Mana duciye bugufi imbere y'amaso ye n'imbere y'ubwiza bwawe kuri uyu mugoroba. Twasomye ijambo ry'Imana ko imigenzereze yacu ngo yikunejeje, ibyatwangaga n'ibyaduhigaga na Satani watwangaga abasha kurikiraho kuturwanya, naho abana babo nibo batwangaga ahubwo bagacudika natwe bakaza bakatubera inshuti. Rero twiyigisha uburyo bw'imibereho yo kuguhesha icyubahiro, twiyigisha uburyo bw'imibanire byo kuguhesha icyubahiro. Reka imyitwarire yacu igushimishe, reka imivugire yacu iguheshe icyubahiro, reka imikorere yacu iguheshe ikuzo mu izina rya Yesu, kandi ukomeze kutwambika imbaraga kubera ko uri Imana. Buri wese wari udukurikiye Mwami muha umugisha wawe, kandi umwambike imbaraga kuko uri Imana. Nurangiza umugirire neza kuko uri Imana ibibashije kandi ibishoboye. Urakoze Uwiteka Imana ishobora byose. Amen. Uyu mwaganiraga ijambo ry'Imana ni umukozi w'Imana Frere Tuyisenge. Nakwifuriza kujya udukurikira kuri channel yacu kugira ngo ubashe kwakira neza ijambo ryo no kumva ijambo ry'Imana buri munsi. Imana iduhana umugisha. Nta yindi gutera iri jambo inkunga ni ugukora share no ku bandi bose, tukagura ubwami bw'Imana kugira ngo bukwire amahanga yose, kuko Yesu ngo ntago azaza ubwami bw'Imana butarakwira ku mfuruka nyinshi, ubwami bw'Imana butarakwirakwira henshi hagiye hatandukanye. Rero wakire neza ijambo ry'Imana, tuzasubira. Imana ibahe umugisha cyane kandi bagirire neza. Amen.